Mwiriwe neza nshuti zanjye, nishimiye nanone kubakira kuri no video nshyashya y'uno munsi. Iyi video nari maze iminsi ndota kuyikora ariko sinarinze ukuntu babikora. No kuvuga ngo kwa registra urana ukuntu nyine wa registra écran ukaba ubasha kwereka umuntu ibyo uri mukora kuri ordinateur cyangwa se kuri telefone yawe. Nibyo ntarinze ukuntu babikora kuri ordinateur na n'ubu sindabishobora, ariko ngiye gukoresha telefone yanjye kuko abantu benshi bafite telefone. Rero ibyo byose ushobora kohereza document ukoresheje, donc ushobora kwiyandikisha no gukora ibyo ngiye kubereka byose ukoresheje telefone. Niba ufite ordinateur, inzira ni imwe, ni juste kubereka inzira, ariko ushobora gukoresha ordinateur cyangwa ugakoresha telefone yawe. Aha rero turaje turebe abantu benshi bambajije uburyo wiyandikisha kugira ngo ubone ikigo. Uyu munsi rero tugiye kubereka ukuntu uca kuri site yitwa Québec Métiers d'Avenir. Naberetse ubushize, nabashyiriye muri link kugira ngo ubashe kwiyandikisha. Urakanda kuri Google yawe, nuko ngo twatangiriye hano. Urakanda kuri Google wandike ngo Québec Métiers d'Avenir. Ngiye urabona ko byaje deja kuko n'ubundi nabirebyeho, ariko ndashaka kubereka uko bigenda uhereye imuzi. Québec Métiers d'Avenir, ukaklika kuri go batiguha information. Ahangaha rero logo turi bushake cyangwa se ikimenyetso turi bushake cyo kugira ngo tumenye ko turi kuri site nzima ni no site iriho aka kalogo gatukura kari mu kiziga cy'umweru ahangaha. Ariko mbere ya byose, aho kugira ngo mpite mbere kuko wiyandikisha ako kanya duhite twiyandikisha, ndabereka etape bisaba kugira ngo donc uko bigenda mbega comment s'inscrire. Apana kuvuga ngo tureta dukora dossier nona, tuzayikora mu bindi bice bizakurikira ino video. Ubwo rero turasubira inyuma. Ahangaha kuri Québec Métiers d'Avenir murabona ko hano dufite choix yo gukanda kuri comment s'inscrire, débuter votre projet d'études, les formations professionnelles, conditions d'admission, bourse d'excellence, contactez-nous. Uyu munsi rero tugiye kureba comment s'inscrire. Urabona ko ari cyo cyambere kije, turayikandaho comment s'inscrire. Hanyuma tugiye kureba etape bidusaba kugira ngo twiyandikishe. Voici les différentes étapes à suivre pour présenter votre demande d'admission en formation professionnelle et préparer votre arrivée au Québec. Le processus complet de l'inscription jusqu'à l'arrivée peut varier entre 8 et 10 mois selon la période de l'année. Hano bari kukubwira ngo izi nizo etape zitandukanye zo kugira ngo wiyandikishe, kugira ngo we utange donc présenter demande yawe ya admission muri formation professionnelle uciye kuri no site yitwa Québec Métiers d'Avenir. Hanyuma barakubwira ngo processus cyangwa se igihe bifata cyose, aho byose hamwe n'uvuga ngo gushaka ishuri, kwiyandikisha mu ishuri, kuriha, kuza, byose ni ibintu bisaba amezi hagati y'umunani n'icumi bitewe na periode y'umwaka, donc bitewe n'ibintu byinshi, ariko ahanini en général ni hagati y'amezi 8 n'icumi. Mu gihe cya covid byafataga igihe kirenze iki ngiki kubera ko traitement z'amadosiye zabaga ari ndende, byabaga ari birebire, ariko ubu ngubu birasaba amezi 8 n'icumi ukabura uriyandikishije, ukabonye ibyangombwa, ukabuje muri Canada kwiga. No kuvuga ngo ahangaha wamaze kuzuza ibyangombwa byose bisabwa. Tujye kurara etape ya mbere yo kugira ngo twiyandikishe ya comment s'inscrire. Etape ya mbere ni vérifier les conditions d'admission. Ahangaha baratubwira ngo la première étape de votre projet consiste à vous assurer que vous répondez aux 4 conditions d'admission. Condition ya mbere ya admission ni l'âge, nous pouvons ngo l'âge, la connaissance de la langue d'enseignement, les préalables scolaires et la capacité financière. Nous pouvons ngo imyaka yo ugomba kubura umuntu ufite imyaka irengeje 16, donc uhereye ku myaka 16, 17, 18 ushobora kwiyandikisha muri formation professionnelle. Condition ya kabiri nuko uba ufite connaissance de la langue d'enseignement. Nimba wariyandikishije mu Gifaransa ugomba kuba uri umuntu uvuga Igifaransa. Ahanini abimukira muri Quebec ni Igifaransa. Igifaransa cyawe ntikigomba kuba ari cyahatari cyane. No kuvuga ngo nanjye ubwanjye uri gusoma murabona ko mfite ngenda ndedemanga, niyo ndi gusoma ndadedemanga cyangwa se nkasa nk'udasoma neza, kubera yuko nanjye Igifaransa ntago ari rwo rurimi rwanjye rwa mbere. Ndakivuga yego, ariko ntago kiri parfait nkuko tubikeka iyo turi mu hanze y'igihugu. Tuba twumva ko abantu ugomba kuza uvuga nk'umuFrancaise, ahubwo bano banakuraka ko gatse mubyeyi buretse gato. Urumva ntago urobije kuvuga Igifaransa kiri perfect.
ugomba kuba juste widebrouiller wumva icyo bakubwiye nawe ukabasha gusubiza c'est tout. Kandi nimba utaranakimenya ntibiguca intege, fata igihe cyawe, fata amezi 6 wibwira uti ngiye kwiga igifaransa, byanze bikunze mbashe kugikomunika. Wabishobora amezi 3 n'umwaka, hanyuma ukabona kuza kwiyandikisha. Antuka reka ndeke gukorondogora, reka nkomeze. Rero muri izi conditions za admission bigusaba ko ufite imyaka irengeje 16, bigusaba kuzi ururimi rw'amasomo uziga. Mu masomo uziga nimba uziga mu gifaransa ugomba kuba wumva igifaransa nyine ku buryo uzabasha kwiga. Hanyuma les préalables scolaires no kuvuga ngo diplôme. Akenshi mbona abanyafrika babafata iyo bafite diplôme y'uwa gatandatu cyangwa se bafite comment on appelle les bulletins z'uwa gatandatu. No kuvuga ngo nimba waranatsinzwe uwa gatandatu ntibize kuguca intege, ushobora kugerageza amahirwe yawe ukiyandikisha ukareba ko baguha ikigo muri formation professionnelle. No kuvuga ngo nimba warize ukageza muri za 6e secondaire na 5e secondaire ushobora kubigerageza, kubera yuko inaha nabonye abantu bajya muri formation professionnelle naba bafite secondaire ya 4. Ubwo rero kubavuye muri Afrika ni secondaire ya 6 cyangwa ya 5, ariko uri mu ya 5 bigusaba yuko ubuvuga neza igifaransa kugira ngo ubereke kuri capable yo kwidebrouiller. Ariko nimba ufite diplôme yawe ya secondaire ya 6 ufite na bulletin, ibyo birahagije kubijyanye na préalable scolaire. Ikindi cya 4 bisaba kugira ngo muri condition d'admission ni capacité financière. Amafaranga ya capacité financière yenda tuzasesengura, ariko pour le moment murabyumva ko harimo capacité financière kugira ngo uzabashe kwibeshaho, utazaza kwicirwa n'inzara hano, utazaza kwicwa n'ubuzima uri muri iki gihugu. Kuko bibaho abantu bazi naha barabaye immigrant ebana bakanagira n'amasoni yo gutabaza, ugasanga abantu bapfiriye nahangaha yishwe n'inzara kuko yabuze uko abigenza. Nuko ubwo rero niyo mpamvu babasaba capacité financière. Icya kabiri, muri comment s'inscrire, étape ya kabiri ni choisissez la formation qui vous intéresse. Urahitamo formation wumva ikwenteresa. Ariko nimvuga guhitamo formation ntiwumve ngo ugomba guhitamo icyo ari cyo cyose. Ugomba guhitamo formation, tuvuge nimba uhisemo soins infirmiers, ugomba guhitamo ugomba kugenda ukareba ikikora. Soins infirmiers, infirmier auxiliaire akora iki? Nimba uhisemo kuba umubaji akora iki mu buzima bwa buri munsi? Ese akora iki? Ntago ari ukuvuga ngo werekane ko wize mathématique n'iki, kandi mu byukuri icyo ukeneye ari ukumenya kubaza. Ugomba rero kugenda ugakora recherche ku kintu cyose ugiye kwiyandikishamo, cyangwa formation yose ntupfe kuyijyamo uvuga ngo niho hari amafaranga, niho hari akazi. Wowe ujye muri formation ikwenteresa, ufite choix, kandi icyo dusabye Imana nikiduha. Rero choisissez la formation qui vous intéresse. Ahangaha baratubwira ngo hari moteur de recherche nyine y'ama formation. Tuvuge nimbo ukanze kuri aka kantu gari souligné, bahita bakujyana ahantu hasa gutya ugashyiramo moteur de recherche, ugashyiramo nako information y'icyo ushaka kwiga. Uyu munsi icyo nshaka ko tureba ni comment s'inscrire. Nimubona utu tuntu tugiye turi souligné, ugira curiosité tukandeho ujye kureba. Tuvuge nk'aha ngaha urabona les formations professionnelles, accéder au moteur de recherche, bahita bagufungurira indi page bakakwereka ikindi kintu gishyashya. OK, angalo twanije guhitamo la formation qui vous intéresse. Étape ya 3 ni créez votre dossier et remplissez le formulaire d'inscription. Angaha nuko ngo étape ya 3 no gucréer dossier yawe no kuzuza formulaire ya inscription. Vous êtes prêts pour cette aventure? C'est avec plaisir que nous vous accompagnerons à chacune des étapes de votre projet d'études au Québec. Procédez dès maintenant à l'ouverture de votre dossier en ligne en y joignant les documents demandés. Notez que vous pourrez y revenir pour ajouter des informations ou documents au besoin. Nukuvuga ngo ushobora no gutangira kwiyandikisha. Kwiyandikisha ni ukuzuza formulaire nyine bagusaba, ubundi ukanariha, ukanashyiraho n'impapuro baba bagusabye, document bagusabye, yenda bulletin cyangwa se diplôme, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahangaha tugeze ku giciro cyo kwiyandikisha kuri no site Québec Métiers d'Avenir, aho itandukaniye n'ibindi byose
nuko baguha umu agent cyangwa umu agente, no kuvuga ngo umuntu ukorera ino Quebec Métier d'Avenir. Kera nagiraga ngo agent ni nk'umu akenshi bavugaga agent hagira ngo ni nk'umupolisi, kubera ko mu mafilme twumva ngo agent de police ukumva nyine agent ni umupolisi automatique. Hano rero bavuga ngo agent ni kuvuga ngo ni umukozi w'ahantu runaka, umu agent azagukontakta cyangwa se ibintu nk'ibyo. Ubwo rero hano muri no Quebec Métier d'Avenir azaguha umu agent ugufasha, umukozi wabo ugufasha guherekeza, turabigeraho hano munsi. Ariko kwiyandikisha hano kuri no Quebec Métier d'Avenir na $300 ukuri ugereranyije na service bazaguha, no kuvuga ngo bazaguha information zijyanye, bazakuakompanya barebe nimba dossier yawe yuzuye, barebe ni nko donc ni nka agence ifasha bimukira ariko yashyizweho na gouvernement. Rero bisaba kuriha $300 y'amanyekanada ku banyeshuri bo hanze, donc baba international. Ku banyeshuri b'abafaransa n'abanyekanada biratandukanye, ariko kuba étudiant international na $300 y'amanyekanada. Étape ya kane ni appui, conseil et validation de votre projet. Nkuko nababwiraga ahanga baratubwira ngo une fois votre dossier reçu et s'il est complet, une agente ou un agent d'accompagnement communiquera avec vous afin de vous inviter à une rencontre virtuelle pour valider vos choix de formation, de région d'études, répondre à vos questions et finaliser votre admission. Ahangaha rero etape ya kane, nyuma yuko wujuje i dossier yawe, ukreye dossier, urishye, wohereje impapuro zose, hano mu minsi 3 cyangwa 4 numara kohereza izi mpapuro maze gukora inscription no kuriha, uzagira umuntu uguhamagara, ugukontakta. Nagaza guhamagara na telefone, akazagukontakta kuri courrier cyangwa se kuri email. Nkuko nababwiye courrier bivuga email, azagukontakta kuri email, mufate rendez-vous yo kugira ngo muhure virtuellement. Ibyo bishatse kuvuga kuri video, ni video call yari yose, ishobora kuba Zoom, ishobora kuba iyindi yari yose bo bazahitamo, ariko ibyo byose bazashaka gukomunikana nawe muvugane. Mbega ntugire nervosité cyangwa se ngo umuntu stressé ngo nzajya kuvugana n'umuzungu. Guys, abazungu nta abantu nkatwe, nta mpamvu yo kubatinya no gutinya kubavugisha. Ikindi kandi igifaransa cyabo ntikizabe intimide rwose. Abaquebecwa bavuga nabi igifaransa upfa kuba gusa wiexprima bakumva ibyo uvuga, nawe ukumva ibyo bavuga, c'est tout. Nuko ubwo rero mu minsi 4 ikurikiye yuko wamaze kuriha no kohereza impapuro zawe 3 kugeza kuri 4, uwo muntu azagukontakta, tangire nyine murebe document zawe, murebe icyo wahisemo kwiga, murebe region uzigamo, murebe mbega ugenda umubaza. Ni umuntu baguha kugira ngo umubaze ibibazo. Rero ntuzifate, uzabaza ibibazo byose ufite. Ahangaha uwo tugeze kuri etape yo gukomunika nabo bantu. Ahangaha baratubwira ngo à ce stade-ci vous bénéficierez de l'expérience de nos agents en accompagnement pour vous aider à réaliser votre projet d'études au Québec. Kuri no etape ya kane, nkuko nababwiraga bazabaha ubwo bufasha bw'uwo muntu we kandi numva n'umuntu bikora buri munsi, ashobora no kuguha conseils zigufasha. Hanyuma obtention de votre lettre d'admission, niyo etape ya 5, muzabona votre lettre d'admission. Au cours des semaines suivant la validation de votre dossier, nous vous transmettrons votre lettre d'admission confirmant votre acceptation dans le centre de formation professionnelle. Rumva rero iyo umaze kubona iyo lettre d'admission, bien sûr nayo bayikohereza par email, ubibona icyumweru kimwe kugeza kuri 3, hagati y'icyumweru kimwe na 3 bazakohereza confirmation cyangwa se lettre ya admission y'ikigo uzaba wahisemo na formation uzaba wahisemo, nyuma yuko mbega mu biganiriye n'uyu mu agent bazaguha kuri etape ya 4. Iyo processus rero kugira ngo ubone lettre d'admission ni hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru 3 ukabonye lettre yawe ya admission. Igikurikiyeho nyuma ya lettre d'admission bazahita bazakonforma mbega yuko hagomba gukurikiraho démarche pour votre certificat d'acceptation du Québec. Ukimara kubona lettre d'admission, hano niko baratubwira ngo dès réception de votre lettre d'admission, vous pouvez entamer les démarches pour obtenir votre certificat d'acceptation du Québec. Ukimara kureceive lettre ya admission, niyo mpamvu ugomba gukomeza gusurveya email yawe, courrier yawe muri make,
uyirebe email yawe uyirebe mu gitondo kibyuka na nyuma ya saa sita ku buryo umaking ashobora ko utigeze urata cyangwa se utigeze ubura information nimwe sibyo yenda niba bakohereje nk'ikintu kuri email bakohereje yenda nk'iyi lettre d'admission ugatinda kuyireba ukayireba hashize icyumweru urumva watakaje icyumweru deja muri processus y'ibyo ugomba gukora. Ukimara kureseva rero ino lettre d'admission uzahita utangira ushake certificat d'acceptation du Québec. Ushobora gukanda hano hari surinye bakahita bakujyana kuri site yaho ushobora gusabira certificat d'acceptation du Québec. Ni ibintu byose bikorwa en ligne ukaza kwishaka hano kuri no site uzayegera kiyohezite kabisa ukande kubiri surinye kugira ngo bikujyane no kuyandi masite naho ugenda usome. Amafaranga yo kugura certificat d'acceptation du Québec na amadolari $120. Hanyuma iyo certificat d'acceptation du Québec ushobora kuyibona mu minsi 20 uhereye ku munsi wa aplitse mbega wayisabye cyangwa se wayiguze. Démarche ya karindwi nako etape ya karindwi ni démarche pour votre permis d'études. Hanyuma hano baratubwira ngo après l'obtention de votre lettre de confirmation pour votre CAQ, alias certificat d'acceptation du Québec pour études, vous devez faire une demande pour votre permis d'études. C'est bien. Ukimara kubona iyo certificat yawe d'acceptation du Québec, umunsi ukurikiye rwose ushobora kuhita utangira démarche yo kugira ngo ubone permis d'études. Iyi démarche rero ikorerwa hano kuri no ligne bakubwira ngo cette demande se fait en ligne auprès d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Wango ni hano urakanda bakahita kujyana kuri iyi site nkuko nababwiye ibereka donc ibeta bakujyana ku yindi site nyine yo kugira ngo ukurikire kuri etape. No kuvuga ngo tureno yuko wiyandikisha ugomba kugaruka hano cyangwa se tureno yo gushaka ibyangombwa byawe ugomba kuza hano kuri izi etape zose ukajya ugenda uzisubiramo ari zukora ari kubikora. Hanyuma, le permis d'études devrait vous donner le droit de travailler hors campus à temps partiel. Le permis d'études devrait vous donner le droit de travailler. Ufite uburenganzira bwo gukora amasaha 20 muri periode y'amashuri, noneho ukaba ufite n'uburenganzira bwo gukora full time muri summer cyangwa se muri vacances izarizo zose. Iyo muri vacances ku ishuri ufite uburenganzira bwo gukora amasaha arenze 20 cyangwa full time. Full time ariyo 40 heures, amasaha 40. Ubwo nyine uba ufite iyo permis yo gutravaya. Birafasha cyane iyo wiga unakora kuko bigufasha nyine gufunga yenda imyenge y'ahantu waba ufite crise urumva na amafaranga menshi kwishyura kwiga niki. Rero udafite ubushobozi cyangwa se ufite nk'umubyeyi wawe ari we wihiringa akabikora wazina ugafata ukiga warangiza ukajya ukora muri weekend kugira ngo ugira icyo wimarira yenda ube wanihahira. Iyi rero démarche pour le permis d'études ubundi igura amadolari $150. Nimuze kwikanga umumve ko ari amafaranga menshi agenda avaho kurumva ni $120 hejuru 150 hano. Aya madolari aya mafaranga nako ushobora kuyatanga buhoro buhoro cyangwa se ukiha umwaka witegura kuyashaka ubundi ukazatangira processus warayabonye yose. Étape ya 8 ni démarche pour fournir vos données biométriques. Ukimara gusaba permis d'études hano hejuru uhita ukora icyo bita démarche pour fournir vos données biométriques. Données biométriques ni urabona kera ntago abantu basinyaga muri mu ndangamuntu bashyiragamo igikumwe. Kuri rero kugikumwe niyo empreinte digitale, niyo mbega n'ubwo ugenda bakagufata ibikumwe bakagufata empreinte digitale zawe mbega ubundi ugabohereza n'ifoto ya donc empreinte digitale n'ifoto nicyo kintu bagusaba cyane. Noneho démarche pour fournir vos données biométriques. Barakubwira ngo une fois votre demande de permis d'études complétée, vous recevrez par courriel ou par la poste une lettre comportant des instructions pour la collecte de vos données biométriques. Amasaha 48 nyuma yuko wabonye permis d'études, tuvuge permis d'études uyibonye uyu munsi uzategereza iminsi 2 baye bakohereje lettre igusobanurira uko ugomba kubigenza kugira ngo ujye gufata empreinte digitale na n'ifoto. No kuvuga ngo ujye gufata nyine ibyo by'igikumwe n'izindi ntoki na ntuza na n'ifoto yawe. Izo nizo ubundi données biométriques.
rero nyuma y'amasaha 48 ni ukuvuga iminsi 2 bazahita bakohereza iyo lettre igufasha ikwandika cyangwa igusobanurira uburyo ugomba kujya gufata les données biométriques. Kenshi mu bihugu byose haba hari ahantu haba hari bureau iri précis. Hano bari kukubwira ngo vous devez ensuite prendre rendez-vous dans un bureau de collecte de données biométriques. Ahangaha donc urumva dushobora kuhashaka mu Rwanda kuri Google, nimba uri mu Burundi, nimba uri muri Congo, ushobora kubyandika muri Google ukandika aho nafatira données biométriques mu gihugu urimo. Donc comment où est-ce que je peux prendre les données biométriques par exemple au Rwanda ou au Congo ou au Burundi. Urumva ukabishaka kuri Google, tuzabishaka kuba mu Rwanda nabi Burundi n'ahantu hose nzibuka, ariko ushobora kuzisanga kuri Google. Iyi information ushobora kuyisanga kuri Google. Pour plus d'informations, hano baratubwira ngo pour plus d'informations concernant les données biométriques, visitez le site IRCC. Ahangaho muzahakande ni itegeko mbashyizeho. Urona yuko itegeko urumva ko urubikeneye kuhakanda kugira ngo uhamenye. Expansion de biométrie à partir de l'été 2018 lorsque mugasoma ibi byose nabyo bibafasha gupratika igifaransa. Hanyuma mugasoma bakababwira uko bigenda kugira ngo ujye gufata izo. Donc urumva pour plus d'informations concernant les données biométriques ou visiter le site de IRCC. Amafaranga bisaba ni amadolari 85 payable lors de la demande de permis d'études. Donc kuvuga ngo aya 85 yo uzayarihira rimwe ni permis d'études twarebye hano hejuru y'amadolari 150 wongereho 85 igihe uzajya kubirihira. Pour plus d'informations, reka mbisubiremo. Pour plus d'informations ku bijyanye na données biométriques nuko twasubiye hano kuri etape zacu. Étape ya 9 ni préparation de votre arrivée. Urabona nyuma yuko ubonye izo données biométriques ni préparation de l'arrivée. Hano baratubwira ngo parallèlement à votre démarche d'immigration, vous pourrez planifier votre arrivée grâce à l'accompagnement fourni par l'équipe de Québec Métiers d'Avenir et aux nombreux outils. Outils. Urumva nanjye ndakibeshya nkavuga outils na utile. Rero ni muzisha ibi ukuntu natekerezaga igifaransa n'ukuntu natekerezaga abanyamahanga n'uburyo mbabona yewe nese numirwa. Muzabireba ukuntu n'ukuri abafaransa abantu binani bavuga igifaransa neza kuturusha, ahubwo twe turivuna cyane. Ariko bibaho nyine urumva nk'akayerere nkako ngo nombreux outils, aho kugira ngo uvuge nombreux outils burya ntimukanaseke n'abantu bibaye kuko igifaransa si ururimi rwacu rwa mbere. Anyway, reka tureke kudivaga ntaza kujya mu yindi story. Hano rero baratubwira ngo mu gihe uri mushaka ibyo byangombwa byawe bya immigration, uzaba uri muranashaka unategura uburyo uzabaho inaha. Muri uko kuhategura uzaba ufite accompagnement y'abakozi cyangwa se ya equipe ya Québec Métiers d'Avenir. Ushobora byo nakubwiraga ngo baguha umuntu gukurikirana, wowe uzabaza ibibazo, ntuzigire ubunyarwanda bwishi ngo ndi kumuvuna. Nta kuvunika kurimo, uramubaza ibibazo agusubize, warishya amadolari yawe 300 n'ayandi yose wagiye ubona hari hasi. Rero ni ngombwa cyane yuko utigira ibintu by'ubunyarwanda bwo kuba abana beza cyane tugakabya. No, il faut que uzabaza ibibazo byose wari ufite muri wowe bantu ukumva ko kweri nta kibazo gisigaye. Nimba ufite ikibazo cyo kuvuga ati se ntago wanyereka ahantu yenda ahantu nzatura, ntago wanyereka yenda nimwambwira nimbo ikigo runaka gitanga options zo gufata ibyumba by'abanyeshuri, ese inaha aba transport bimera donc uzabaze ibibazo byose wari ufite muri wowe byose, ariko wagashatse kuri Google ukirebera. Wowe ntuzatinye kubibaza, wowe uzandike igihe cyose nuzabuta utanavugishije uwo muntu uwo munsi, ukagira nk'ikibazo kigupopinga mu mutwe ujye uhita ucyandika kugira ngo ubutaha nuvugana n'uwo muntu uzabimubaze byose bimubarize rimwe. Aha rero barakubwira ngo parallèlement à vos démarches d'immigration, vous pourrez planifier votre arrivée grâce à l'accompagnement fourni par l'équipe de Québec Métiers d'Avenir et aux nombreux outils que vous retrouverez dans votre espace en ligne. Ok, angaha barakubwira ngo
en plus de ça numara donc muri uku gutegura muri préparation de votre arrivée uzaba ufite accès no kuvuga ngo ukimara kwiyandikisha ukimara kuriha ari amadolari 300 twatangiriyeho ODB hejuru yo kwiyandikisha no kugira ngo ufite aide ufite abantu baguherekeza uzaba ufite accès kuri Facebook sibyo kuri Facebook kuri communauté accès à la communauté Facebook no ngo ukimara kubona inscription n'ibiki byose bahita bagushyira muri communauté yabo ya Facebook. Guys, izi communauté za Facebook cyangwa groupe za Facebook haba harimo ibintu byinshi byigisha, surtout iyo ari nka groupe nyine ijyanye n'ibi ngibi, haba harimo abanyeshuri b'abanyafrika baciye muri ibi bintu, ushobora no kubigiriramo chance ugahuriramo n'abanyarwanda, ubundi ukajya umukomunikana kuri Facebook bakakubwira uburyo babigenjebo. Urumva ni ibintu biri très avantage kugira iyi ntuza guca hano kuri Quebec Métier d'Avenir, aho kugira ngo uce ku zindi site yanda ubyikorere byose ntuzi nimbo hari ibyubura. Ni ikintu kuvuga ngo avantage yaba nuko bakwakompanya kandi bakaguha accès kunzira, bakaguha accès. Tuvuge nimbo hano hari groupe y'abanyeshuri bameze nkawe nawe n'undi baje gutyo, bakagucomeka nabo ku buryo uzajya ubabaza ibibazo, ku buryo kutangira ukagira inshuti, ugatangira kumva ko utari wenyine. Hanyuma bakaba banaguha information ziyenda uciye kuri uwo muntu uzagufasha, uwo mu agent cyangwa agent uzagufasha, uzagukurikirana, ukabumufiteho accès, ukaba wamubaza ibibazo byose. Ikindi kandi baba bafite communication n'abantu bamwe na bamwe bafite ndamazu bashaka kuruwa, baba bafite communication n'abantu bamwe na bamwe bafite tuvuge nk'igihangare cy'amadortoir, bakaba bayakodesha ku banyeshuri. Urumva ni ibintu bigenda bifasha pe, ni ibintu bifasha. Nuko ubwo rero byari ibyo hari banza turangije etape zose. Ndabashimiye cyane ko mwarebye iyi video. Ndabizi ko yari boring ukuntu kubera ko ntago mubona isura y'umuntu, bisaba yuko ubishaka. Ndabizi ko ino video kugira ngo uyirebe irangire nuko uba uri intéressé pour de vrai yo kugira ngo ubashe kwimukira muri Canada kandi uri serious ushaka kureba etape zose. Urumva hano uno musi twarebye comment s'inscrire, c'est bien. Ntabwo nshaka ko tuvange cyane ibintu ngo ino video ibe ndende kandi n'ubundi wamugani ibiri boring ukuntu. Ndashaka ko tugenda tubikora en étape. Ubu rero uyu munsi turebye comment s'inscrire, ejo tuzareba nkeka tuzajya gusesengura condition d'admission. Tuzasesengura condition d'admission cyane cyane kubijyanye na capacité financière. Ndagira ngo tuzabivugeho bisesenguye. Donc tuzavuga cyane kuri no étape ya capacité financière kubera ko abantu benshi nicyo kiba kibenteresa mu byukuri, nicyo bashaka kumenya. Hanyuma tunavuge kuri préalable scolaire. Bon, nimbona bigiye biba birebire cyane nabikata mu bice âge na langue. Hanyuma ya âge na langue nkabishyira hamwe, préalable scolaire na capacité financière nkabishyira hamwe muri video zimwe ariko tuzabireba neza ejo. Ubwo urumva ejo tuzareba condition d'admission. Uyu munsi twarebye comment s'inscrire. Ese ni gute wakwiyandikisha? Kugira ngo uyandikishe bisaba vérifier les conditions d'admission. Niba uzujuje nababwiye imyaka, connaissance de la langue ariyo kuvuga igifaransa giciriritse kiraho, upfa kuba wumva ibyo uvuga n'ibyo bavuga mubasha gukomunikana. Hanyuma ugomba kuba wujuje préalable scolaire, nabyo tuzabireba ejo. Préalable scolaire ni nka bulletin, diplôme, aho ugeze mbega mu mashuri. Capacité financière nayo tuzayireba ejo cyangwa ejo bundi. Hanyuma muri zo étapes zikurikira zo za comment s'inscrire, harimo choisissez la formation qui vous intéresse, harimo créer votre dossier, remplissez le formulaire d'inscription, appui, conseil et validation de votre projet, obtention de votre lettre d'admission, démarche pour votre certificat d'acceptation du Québec, démarche pour votre permis d'études, démarche pour fournir vos données biométriques, préparation de votre arrivée au Canada. Rero uyu munsi twarebye ibyo, ejo tuzareba bya bindi nababwiye bikurikira. Sibyo? Izi video niziba boring muzihangana ariko ni ibintu byinshi, ni ibintu abantu kenshi bakunze kumbaza. Rero nifuzaga kubisobanura neza nkabisesengura. Ngayo nguko tuzavugana ku munsi w'ejo. Imana ibarinde.